gusangizanya amateka yacu ari mu mirimo ababyeyi bacu bagiye bakora. Rero izi mboga nkuru zacu zitwa isogi, ni imboga zikunda gukoreshwa cyane mu bintu byo gufata amazimano azira inenge. Ubwo rero twagira ngo tumenyere hamwe yuko izi mboga zacu arizo mboga nkuru dukoresha hano ku isoko. Rero tukagira n'imbuto nkuru nayo iri mu buro, nayo turayifite hano. Tukagira n'amasaka yacu y'umweru nayo dukunda gukoresha hano. Tukagira na kebo yacu dukunda gukoresha mu bijyanye n'urubetezi tubetera inzoga yacu. Aha rero naho tuhafite ibindi bikoresho abataramye tubitaho cyane mu gihe cyo kuba turi gukoresha ibikoresho byacu bya kinyarwanda. Dufite n'inanga zacu, iyi ni inanga ya kinyarwanda. Hari n'ibindi bikoresho mutareba hano ariko harimo imiduri n'iningiri, nabyo birahari, n'amacumu. Tukagira n'umuvure wacu. Uyu muvure uko mubona gutya ku isoko ntabwo tugira umuvure umwe, ariko uyu niwo twabashije kubona hano. Ubu ni ubutanda rero bukamura igikatsi mu gihe turi kwenga. Ejo bundi nitwo twakoze icyigisho cyo kwenga, mbaza abanyarwanda aho bagendera mu mahoteli hose bajyamo niba barabonye ahantu dukorera umutobe w'umuneke. Ni umwihariko rero ku banyarwanda, kwenga ni umwihariko wabo, kubera yuko harimo imbonezabitekerezo ivuga ngo abantu batenga ntago begerana, abatengerana ntago begerana. Mu buryo rero bw'uko dukwiye kubirirana icyuya tugakundana mu rukundo rwacu, mu bumwe bwacu, nuko tuzi yuko twengerana kugira ngo tubane twegeranye. Ubwo rero iki gikoresho abakurambere bacu bakoreshaga ni uburyo bengaga kugira ngo bahuze ingamba bari gusangira begeranye. Tukagira n'ibindi bikoresho rero hano by'ibumba bituruka mu ibumba. Iki gitaka bakita insibo. Insibo rero ibyo dukora byose twabikoreye mu isibo. Mujye mwumva imbonezabitekerezo zirimo. Ni ukuvuga ngo rero tudafite isibo cyangwa isibo ntabwo twakwikomeza muri twebwe. N'iyi nkono yacu rero dukasa ibumba idushyiremo kino gitaka cy'insibo, ntabwo iyi nkono yakomera. Ubwo rero mu ngamba zose dufite tudafitemo isibo, mujye mumenya yuko nta kintu dufite mu gukomera kwacu. Isinde niyo dukoresha mu gihe imvura yaba iri kugwa, isinde bakayitwikira maze inka zikokomeza zikaba mu rwuri zikarisha. Iyi rero nk'uko mubibona ni igihangano nyine n'inka yacu uko muyibona gutya. Hari n'umumama hari uhetse umwana, ni mu buryo bwa gira inka, ko inka yacu n'umubyeyi, amata n'umubyeyi ni irage. Mu buryo rero tugaragaza amata n'umwana, abakurambere bacu tubashimira cyane muri uru Rwanda, nta mukurambere wacu wigeze ugurisha amata. Icyo rero turagishima cyane, tukanagisigasira hano ku isoko. Ibyo dukorera hano byose tubikorera nk'ubuntu, mu buntu bwabyo, kugira ngo byiganze muri bene byo, maze uyu murage w'u Rwanda ntusigare mu iterambere udateye imbere. Abatera imbere baterana imbere n'umuco wacu. Icyo rero turagikomozaho cyane, tutibagirwa inkoni n'inkoyo ndetse n'isinde yacu. Mbonereho yuko tukikomeje ubushakashatsi bwimbitse cyane kuri uyu muco, uri mu bikoresho nyarwanda, uri mu hantu nyarwanda, ndetse n'abantu bafite impano nyarwanda. Turakimbitse cyane kugira ngo tuzamure uyu murage utere imbere uhereye muri bene bo. Murakoze cyane. Ubwo twagira twakira itorero ry'abantu bakuru baducishizeho, ubundi tubone kwiyakira, tuboneraho gukomeza igitaramo tujya mu ngoro ya Ruganzu. Murakoze.
rero yo basakurira bakavuga ati sakwe sakwe havuyemo umwe ntitwari. Ishyiga ry'inyuma rero njya nkunda kubwira abantu hano turi mu ngamba, umuntu amaze kumenya ibintu cyane akatangira kutwereka yuko niba tutamufite biri buze kugira ikibazo. Reka tudahanure rero muri hamwe muri rusange aya mazi yacu ibiyombero byombi, ngiri rimwe ngiri kabiri, aka gatatu kunze ubumwe, aka kane, ngaho mu birere bine turi mu ba gatanu, ngaho mu birere bine tugeze mu ba gatandatu, ngaho mu birere bine tugeze mu ba karindwi, mu birere bine tugeze mu ba munani, mu birere bine tugeze mu cyenda inka n'abana. Ubwo rero turongeye ducuma rya rimwe rero ducumye nibwo bwa bumwe bwacu. Ubwo rero mbabwiza yuko ukuri rwose iyi gahunda y'umuco wacu ufite imbonezabitekerezo ijyanye n'uko ibirimo byose ari ubumwe bw'Abanyarwanda. Amazi abaye makeya, suka hano ku mudaho, nta mudaho nta mwuko. Iyo ahiye rero buriya nibyo byiza, uko tugomba gushyana niko gushyana nyine, kuko tugomba kugira icyo tumarirana. Tugomba kugira icyo tumarirana kandi ni ingenzi, kuko nk'uko twabonye imbonezabitekerezo ijyanye no kwenga kugira ngo twegerane, n'uyu mutsima wacu uko ugenda ushya nawe ugutwika, harimo ingirakamaro igaragaza yuko dukwiye kugira gute twegerana. Mu gihe rero twabuze rwa rutamyi rwacu rukoze mu rugaga, tugiye gukoresha ishinge. Ishinge rero nayo ifite akamaro gakomeye cyane. Ejo bundi nibwo twatekereje ukuntu igenda iducika, kandi ishinge ifite akamaro gakomeye cyane mu buhanzi bwacu bwa Kinyarwanda. Ubu nayo niyo tugiye kwifashisha mu gukata umutsima wacu mu gihe tutabonye ikigaga dukuramo urutamyi. Ubishinge niyo ihindutse urutamyi.